Nongeye kwirirwa amahoro Imana nakomeze abane namwe. Ndagarutse rero kugira ngo dukomeze kuri rya somo ry'umunsi ku bijyanye n'amasomo twigira hano kuri uyu muyoboro wacu, akaba ariyo bita YouTube channel mu Kinyarwanda, icyo bita channel mu Kinyarwanda, menya vuba Ikinyarwanda. Ubwo rero duherukana mu isomo twari twize ubushize, twari turi kwiga, murabizi ko nyine turi ku buvanganzo, turi kwiga ku buvanganzo. Nabwiye ko ari amasomo y'ubuvanganzo, ko turi cyane cyane turi kwibanda ku buvanganzo nyabami. Turacyari rero ku buvanganzo nyabami, ko tugiye kwiga turi cyo bita ubuvanganzo nyabami narabusobanuriye. Noneho turangije tunareba ingeri z'ubuvanganzo nyabami, aho twabonye ko dusangamo ubwiru, tugasangamo ubucurabwenge, tugasangamo ibisigo nyabami, tugasangamo ibitekerezo by'ingabo, tugasangamo ibyivugo, tugasangamo indirimbo z'ingabo, tugasangamo ndetse n'amazina y'inka n'ibindi byivugo bya nyacyami. Ubwo rero turi kureba buri kimwe, turi kureba kuri buri kimwe. Ni nayo mpamvu rero ubu ngubu tugiye gukomeza aho twari tugeze mu rugo, twari turi ku bwiru. Ubwiru nibwo turiho, turaba n'ubucurabwenge, ariko turacyari ku bwiru. Ese ubwiru dusangamo iki? Ko ubwiru n'undi muri video nashyizeho ubushize twarebye ko ubwiru nabwo burimo igisobanuro cyayo. Twararebye dusanga ko nyine ubwiru bukubiyemo imihango yose yaberaga ibwami, ikerekana nyine ibihe by'ingenzi bishishikaje igihugu, igakorwa n'umwami ndetse n'abiru. Akaba nayo mpamvu nyine bavuga ko ari ubwiru. Nasobanuye ubwiru icyo ari cyo. Navuze ko ubwiru ubundi bivuga ni nk'ibanga. Iyo umuntu abikoresheje ngo aba ameze nkaho ati ijambo turigira ubwiru, ni ibanga nyine. Abo ngabo ni abanyamabanga b'ibwami. Rero abanyamabanga b'ibwami bitwaga abiru. Noneho ubwiru ni ibyo bintu nyine byaberaga ibwami, ntibimenywe na rubanda gutyo nyine. Rubanda bamenyaga ari uko nyine byatangajwe, byabaye ko niba umwami atanze byazaga gaca mu bwiru. Nyine umwami atanze mu baturage, rubanda we yitaba Imana arapfa, ariko umwami we ntapfa, ahubwo agira ute, aratanga. Iyo ibi byabaga cyangwa bagiye kwimika, gushyiraho undi mwami mushya usimbuye, urabona ko ibyo byamerwaga n'abiru ndetse n'ibindi. Twaje dusanga rero ko ubwiru nabwo dusanga ko bukubiyemo dukubiyemo imihango nayo igabanyijemo ibice bingahe, bigera muri 4. aho twabonye irarye ry'abami, tubona irarye ry'ingoma cyangwa se umurage w'ingoma, tubona n'intekerezo z'ubwiru. Ibyo byose twarabibonye tubinyuramo. Noneho tugera nicyo bita inzira z'ubwiru. Kuki? Muri bya bice bigize ubwiru. Nundi turi ku nzira z'ubwiru, nundi tugiye gukomereza ku nzira z'ubwiru. Inzira z'ubwiru naho rero nahavuze kuri video natanze ikurikiriye yari yabanje. Wajyaho niba utarigeze ukawucika mwenda akaba ari gukijyaho, wabanza ukayinyuraho, ukabanza ukareba, byagufasha nyine kugira ngo ugende ubikurikiranya. Ubu rero n'ubundi tugiye gukomeza nyine ku nzira z'ubwiru. Muri bya inzira z'ubwiru nawe ko zirimo ibice bingahe, 5. N'undi inzira z'ubwiru zirimo ni imivugo 18, ariko igabanyije mu bice bingahe, 5. Kabanye inzira z'ubuhinzi, tubona nababwiye ko ari inzira z'ubuhinzi, tubona inzira zerekeye amahanga, tubona inzira z'iyimika, tubona inzira zihariye, tubona n'inzira z'ubworozi. Ubwo rero n'undi reka turebe muri izo nzira, muri ibyo bice n'ubundi. None ya mivugo 18 ngo twari uduce. None imivugo 18 muri ya nzira z'ubuhinzi, muri aho twabonyemo inzira y'umuganura, tubonamo inzira ya rukungugu. Inzira yo kumugongera umuhango wo kugira ngo bakumire igihe izuba ryarabaye ryinshi. Tubona inzira y'umuganura ari igihe cyo kugira imyaka igihe yabaga yeze. Tubona ndetse n'inzira tubona n'inzira ya Kivu, ahari gukumira imvura igihe yarabaye nyinshi, bari bakumira kugira ngo imvura ibe yagabanyuka.
ubwo rero tugiye gukomeza turebe muri icyo, ubwo twari turi mu nzira z'ubuhinzi, ubwo tugiye kureba, tugiye kuki turebe dukurikizeho inzira z'ubworozi. Inzira z'ubworozi, utwo ni agace kabanziriza inzira z'ubuhinzi, inzira z'ubworozi, inzira z'amahanga. Ariko ubundi imivugo itangira hari aho tuvuga inzira ya rukungugu, niyo ya mivugo 18, inzira ya rukungugu, inzira y'ishora, ibyo byose uzagenda ubibona. Noneho tugiye ku nzira z'ubworozi. Inzira z'ubworozi dusangamo iki? Inzira z'ubworozi dusanga harimo ibice bigera muri 4. Dusangamo inzira ya muhekenyi, tugasangamo inzira y'ishora, tugasangamo inzira z'ipfizi z'ibwami, tugasangamo n'inzira z'inzuki cyangwa se inzira y'inzuki. Mu nzira z'ubworozi reka duhere ku ya mbere, tugiye kubanza turebe inzira ya muhekenyi. Ubu inzira ya muhekenyi yari igamije gutsemba indwara zose z'ibyorezo byabaga byarigabije inka zaratangiye kurwara nyine zitameze neza. Icyo gihe rero hahitaga hakorwa inzira y'iki? Inzira ya muhekenyi. Iyo tuyivuye rero tugiye kureba inzira y'ishora. Inzira y'ishora rero yo yari imihango yari igendanye no gushora inka zose zo mu gihugu. Iyi nzira rero yakorwaga igihe habaga harimwe abami b'inka. Hari video nashyizeho aho bavuga ko iyo waga wiswe Kirima na Mutara cyangwa wiswe Yuhi, nayishyizeho, cyangwa se Kigeli na Mibambwe. Kigeli na Mibambwe yari abami b'intambara. Waba wiswe Yuhi ukaba iyo waga wariswe Yuhi, ubwo wabaga uri iki? Wabaga uri umwami w'umuriro, narabivuze. None iyo wabaga abami b'inka rero yari Kirima na Mutara, akaba ari abami b'inka. Iyo baba bari ku ngoma nyine urumva ko iyi nzira yarakorwaga cyane, ko yari inzira y'ishora. Yari ukugira ute? Yari gushora inka zose. Yari umuhango ukorwaga kugira ngo nyine bagire ute? Bashore inka. Iyo ngaho akaba ari inzira igendanye no gushora inka zose zo mu gihugu. Tugira rero inzira yindi yitwa inzira y'imfizi z'ibwami. Iyi nzira rero y'imfizi z'ibwami rero yari imihango yo gufata neza imfizi z'ibwami. Bazifashishaga izi ngizi mu mihango itandukanye, mu gihe tuvuge navuga nk'ibirori byabereye ibwami. Aho ngaha rero hakorwa iyi mihango rero yari iyo kugira ngo bagire ute? Bafate neza izi mfizi z'ibwami. Hari imihango nyine yakorwaga. Iyi nzira rero yabaga ari inzira yitwa inzira y'imfizi z'ibwami. Noneho hakaba n'inzira y'inzuki. Iyi nzira y'inzuki rero yari igamije irumbuka ry'inzuki iyo zabaga zararumbye. Tuvuga nyine inzuki, u Rwanda rwa kera n'urundi rwageraga inzuki, ubuki, urabona ko tugira ngo rugire amata n'ubuki. Nyine ukajya kumva umuntu avuga ngo uzagira umwaka mwiza w'amata n'ubuki, nyine ukifurizanye iyo neza. Nyine amata ni ikintu cyiza ndetse n'ubuki ni ikintu cyiza. Umuntu aje kugusuruka mwakiriza amata umubani, nabwo mwakirije inzoga irimo ubuki, nabwo ni ibindi, nabwo ni akarusho. Ako ni ibintu byiza. Yego, abanyarwanda rero bakuze basabana. Ntekereza ko n'ubu naho navuga ko umuco wacitse, nabo nyine hari abagenda batarata umuco. Ntabwo batarata umuco. Kera se ko nta bipangu byabagaho ngo umuntu yabe yagukingira na uki ko munyuragaho ko muzi. Gusa nyine ntabwo amazu yari yaturanye, usanga nk'inzu ubu ntabwo ari nk'ubu ngubu. Ubu usanga inzu iri nk'aha ngaha, tuvuge ukava wava nka Gicumbi urimo werekeza i Kigali, ugasanga nta n'amazu 5, 7 arimo. Kubera iki? Nyine inzu imwe ugasanga iri kure n'indi iri kure. Nta matelefone yabagaho, ureka ko hakorwaga ibintu by'amabaruwa. Iyo wabaga wifitiye wenda ushaka nk'umugeni cyangwa se nawe uri umukobwa ugeze igihe cyo kurongorwa, ntabwo byabaga byoroshye. Ntabwo byabaga byoroshye ko hakoraga ibintu by'amabaruwa, cyangwa se ugasanga ababyeyi bahuriye ahantu mu kirori, mu rubanza runaka, bagasabana, bakavuga ati rekuzi ko mfite umuhungu, undi nawe ati nanjye mfite umukobwa. Nyine bakaganira bakabyuzuza, kuzumva baje
bakakunagurira mu ngobyi bakaba baragutwaye, ubwo nyine bagatsaba batwara umukobwa akagenda arira bakagenda bakamugezayo, bamara kumugezayo reka ndekere ko nzababwira nyine uko umuhango wakorwaga, umuhango w'ubugeni uko wakorwaga, uko bafataga umukobwa, uko bamujyanaga, ubukwe nyine tuzabireba icyo bita ubukwe bwa kera mu Rwanda rwo hambere, nzababwira uko byagendaga. Twikomereze rero ahangaha rero nshaka nanarekera ahangaha ko nyine twari turi kureba kuki ubwo tumaze kubona imivugo ingahe mu nyuguti, tumaze kubona imivugo ingahe kuva twatangira. Twabonye mu nzira z'ubwiru, navuga ko inzira z'ubwiru ari imivugo 18 ikaba igabanyijemo ibyiciro bitandukanye, ibyo nabivuze kandi nta n'umunsi nabivuga nyine kuba tukiri ahangaha. Dusangamo inzira ya mbere twarayibonye, hari izo dusanga mu gice cy'inzira z'ubuhinzi. Ubwo umuvugo ya mbere yabaga ari inzira ya Rukungugu mu nzira z'ubuhinzi, inzira ya Kifu mu nzira z'ubuhinzi, inzira y'Umuganura akaba ari mu nzira z'ubuhinzi, Uzibare ukagera ku inzira ya Muhekenyi mu nzira z'ubworozi, inzira y'Imfizi z'Ibwami, inzira y'Ishora, inzira z'Inzuki. Ahubwo uzibaze fata enye ugateranya 3 zibagira mu 9 ahari 4 5 3 zinguma ya mu 8. Urumva ko rero ahangaha muntu uza muri izi nzira tumaje kubona inzira, tuvuye ku gice kimwe cy'inzira z'ubuhinzi, tugeze ku nzira z'ubworozi, no tugeze tuzaza twirebera ku nzira zerekeye amahanga, dusangamo iki, turebe inzira z'iyimika, turebe n'inzira zihariye. Nituzirangiza tujya ahantu twita kuki ku bucurabwenge. Yaga ari ibintu bimeze bite, aho ngaho tuharangiza abindi byose nabonye byoroshye, tuzajya tubinyuramo buhoro. Yego rero ndabakunda cyane, reka gukora video ndende nk'uko bisanzwe. Mukomeze kugira umunsi mwiza, tuzakomeza n'irindi somo rizahita rikurikiraho. Ciao.